ngira ngo usuze kandi nongere nguhe ikaze kuri channel yanjye ya Udahogora. Ngewe ndi Udahogora Vanessa Peace. Uyu munsi murabona ko twagarutse mu gikoni, rero nguha ikaze nanakubwira ngo niba koko ukunda iyi channel ujye unasangiza abandi ibyo uba wahabonye, yaba ibijyanye no guteka ndetse n'ibindi bitandukanye bya storytelling nyambagezaho. Rero uyu munsi tugiye guteka jollof rice. Ni umuceri ufite inkomoko muri biriya bihugu bya za Nigeria, za Ghana ndetse muri biriya bihugu. Hanyuma rero ni umuceri nari nasabwe gutunganya, nabisabwe n'umwe mu bantu bankurikira, ndavuga nzawutegura hanyuma wenda n'abandi babyifuzaga babonereho. Ubwo rero mu byo turi bukenere mu gutegura uyu muceri harimo, twagombye kuba dufite za poivron z'umutuku ariko ntabwo nabashije kuzibona, ari niyo mpamvu nazisimbuje gukoresha paprika. Ndi bukoreshe paprika isa nkaho ihagije ko nayo mubona yuko ibikozwe muri zino poivron zitukura. Ni kimwe mu byo turi bukenere. Rero turanakenera kandi thyme, turakenera na cumin. Iki ni ikirungo gikunze gukoreshwa kenshi mu muceri. Turanakenera inyanya, dukenere ibitunguru, murabona ko ari ibitunguru byinshi bisa nkaho ari byinshi. Dukenere tungurusumu, izi ni bay leaves cyangwa se feuille de laurier, sinzi ukuntu babivuga mu gifaransa. Turanakenera kandi sauce tomate. Mu bindi turi bukenere byangaha tugiye gushyira mu isosi y'inyama. Ni ukuvuga ngo mu gutegura iyi jollof rice ntago turi bushyiremo amazi mu muceri, ahubwo turakoresha umufa, ariko umufa nawe uraba urimo ibirungo. Turaba dufitemo black pepper, turaba dufitemo garlic powder. Iyo tuza kugira tungurusumu nyinshi twari gusekura tungurusumu bisanzwe tugakoresha tungurusumu isanzwe, ariko kwa ko iyo dufite ari nkeya turayikoresha mu gukaranga isosi y'umuceri cyane cyane, hanyuma dukoreshe iyi fu mu gushyira mu nyama, ndetse dukoreshe na beef masala muri ziriya nyama. N'ubundi tugiye gutekamo umufa. Iyi ngiyi ni baking soda. Ikindi turi bukenere ni ikirungo cyitwa coriander. Ni akarungo keza cyane karyoha mu biryo hafi ya byose. Ubwo rero ngiye gufata bya birungo, ibi nibyo ngiye gushyira mu nyama, muri izi nyama tugiye guteka z'umufa. Zari ziri ku ziko, nshyizemo akayiko ka coriander, ndahita nshyiramo black pepper, ndashyiramo gakeya, ntabwo nshyiramo nyinshi, ndashyiramo, urabona ko ari gakeya ku kayiko black pepper. Dushyiremo garlic powder cyangwa se tungurusumu. Nababwiye ko uramutse uyifite mu rugo nyinshi ihagije, wasekura tungurusumu isanzwe ukaba ariyo ushyiramo, ariko ndashyiramo iyi fu kuko ako mfite ni gakeya, ndagakoresha ahihutirwa cyane. Ndashyiramo rero na beef masala. Iki ni ikirungo nacyo kikunda kuryoshya inyama cyane. Ubu ngubu ni nkaho turimo turunga, duha ibirungo wa mufa wacu kugira ngo uze kuza kuba uryoshye cyane. Dushyiramo beef masala, hanyuma tugahita dushyiramo na baking soda kugira ngo izi nyama zitadutinza mu nzira kandi dushaka ko ibyacu byihuta. Kubazi ukuntu igikukuri ikora, murabizi ko ari hari n'abayita ngo ni umunyu w'ingezi. Murabizi ko nayo iyo uyishyize mu biryo bisa nkaho bita bizana akantu k'agafuro. Ubwo rero ubundi mu magambo make baking soda ni nkaho aba ari uriya munyu w'ingezi baba baratunganyije neza, hanyuma bakawugira nyine ikintu umuntu ashobora gukoresha mu buryo bwinshi butandukanye cyaratunganyijwe. Hanyuma rero turapfundikira uno mufa ube utungana neza hamwe na za nyama. Ikintu tugiye gukurikizaho rero, tugiye gukurikizaho gutunganya ibyo turi bukenere muri ya sosi ya jollof.
ikindi nibagiwe kubereka nuko dufite n'umuceri. Umuceri ntago nari nawerekanye. Turakoresha ikiro cy'umuceri wa basmati, nicyo tugiye gukoresha muri iyi jollof rice. Icyiza cy'umuceri wa basmati ubusanga kuwuteka biroroshye, ushya umeze neza, ushya usa neza, ntabwo ukunda kugorana mu mitekere yawo. Ubwo rero ndahita nkurikizaho ku blendinga bya bindi nashyize muri blend. Ndagenda nkata udutunguru, nkatamo dutoya, nitwo ndi butangize mu gutunganya iyi jollof rice. za nyama na wa mufa rero twabanje kubiza, byamaze kuva ku ziko. Ubu tugiye gukurikizaho rero gutangira guteka jollof rice yacu. Rero umuntu akoresha amavuta ahagije, ntabwo ukoresha menshi cyane, ariko nta nubwo ukoresha utuvuta dukeya. Ukoresha amavuta asa nkaho aringaniye. Hanyuma icyo ukurikizaho ni ugushyiramo bya bitunguru. Karanga ibi bitunguru gakeya, mbese wabona bitangiye gusa nkaho bishiramo ububisi, nyine bibaye imijugwe, bitari byatangira gusa nkaho birimo bigenda bishirira, ukaba ari bwo wongeramo sauce tomate. Ubu ngubu nibimara, urabona ko rero bya bitunguru byabaye kwa kundi twabyifuzaga. Urabona ko birimo birashya, ariko ntabwo biratangira gusa nkaho birimo bifata akantu kameze nk'agashiririrwa. Tuko dushyiramo ya sauce tomate. Yose nyine uyimariramo, hanyuma ugatangira kuyikaranga. Urabona ko rero ya sauce tomate nayo yahiye, imeze neza. Sasa dushyiramo ya mvange. Uribuka ko twavanze tungurusumu, tuvanga ibitunguru, ndetse tuvanga n'inyanya. Nibyo twavanze rero, twahita dushyiramo ya mvange muri ya sauce tomate twamaze gukarangana n'ibitunguru. Ahangaha rero turahita dushyiramo n'ikiyiko cy'umunyu. Turashyiramo ikiyiko cy'umunyu muri iyi sosi, hanyuma tuwuvangemo kugira ngo za nyanya rero na bya bindi byose twavanze bishiremo ububisi. Turapfundikira, hanyuma turindire nyine nk'iminota 10 ku muriro uhagije. Twagarutse rero tuje kureba yuko ya sauce tomate twakaranganye n'ibitunguru, tukaza gushyiramo za nyanya twaseye hamwe na tungurusumu hamwe n'ibitunguru, turebe uko bimeze. Murabona yuko nyuma ya minota 10 nababwiye, ya sosi urabona ko yegeranye, imeze neza, bisa nkaho bya bindi byose byahiye biri kumwe. Ubwo rero tugiye gushyiramo bya birungo bindi. Turabanzamo thyme,
ni ikirungo cy'ingenzi cyane mu gukora jollof rice. Iki ngiki ni ikirungo cyitwa thyme. Ababwiye yuko ntigeze mbasha kubona za poivron zitukura, nkaba ngomba gushyiramo paprika isa nkaho ari nyinshi. Urabona ko nenze kuzuza agafuniko. Nshyiramo paprika, hanyuma nshyiremo cumin. Cumin ni ikirungo kiryoha cyane mu muceri. Mfite n'ikindi cyacyo cyo muri ka gasoko nababwiye, bya bintu nigurira ku ruhande mu gasoko. Iyi ni cumin idaseye, ariko ndakoresha iyi ngiyi iseye yo mu gacupa bisanzwe. Hanyuma bivange rero kugira ngo bya birungo bize guhumuza jollof rice yacu. Kameramani atangiye kwitakuma bikiri mu isosi gusa, ntago nzi uko biri buze gushya bimeze. Hanyuma rero ndashyiramo n'utubabi twa bay leaves cyangwa se ngo feuille de laurier, sinzi ukuntu babivuga mu gifaransa. Ni utuntu nyine dukunda kuryoshya ibintu by'amanyama, umuceri no mu isosi, mbese bikunda kuryoha cyane mu biryo bitandukanye. Hanyuma rero nkakomeza nkagaragura iyi sosi kugeza ubwo numvise ko bya birungo nabyo umuhumuro wabyo urimo ukwira hose, nyine wumva ko byahiye, kuko nabyo ntabwo ari ugushyiramo ngo uhite wumva yuko bihise bishya ako kanya. Nabyo bifata akanya, wenda nk'iminota nk'ibiri ku muriro uhagije utari mwinshi cyane. Hanyuma tukaba dupfundikiyeho gatoya, tujye kurindira iminota 2. Wow! Ah. Oh my god, this is so yummy. Action. Nyuma ya minota 2 rero, ya sosi yamaze gutungana, ibintu byose bimeze neza, bya birungo nabyo twabihaye umwanya wo kuba byihuza na ya sosi. Birahumura neza kweli. Ubu rero tugiye guhita dushyiramo wa muceri. Hanyuma ugahita uwuvanga neza muri ya sosi. Urabona ko birasa neza nubwo uyu mu jollof rice wacu utarashya. Hanyuma rero tugahita dukurikizaho gusukamo wa mufa twatangiye turi gutogoza. Ndaminina umufa, inyama nzihorere, ntabwo inyama zo turi buzikoreshe. Yewe rero nka Vanessa Peace ntabwo nkunda ibintu binsaba kongera ibintu by'amazi cyangwa se by'amasosi mu biryo. Manumva iyo nsutsemo rimwe byaba ari ibyo bihagije. Ariyo mpamvu rero ibintu byose akenshi nkunda kugereranya. Iyo utazi kugereranya ukagerageza gupima. Ubwo iyo udapimye neza rero ni hahandi usanga uri kugenda wongeramo amazi mu muceri, ukaza no gusanga wahiye ufatanye umeze ukuntu. Rero biba byiza iyo ugerageje gukora ibipimo. Iyo ukoze ikintu wapimyemo umuceri, amazi aba ari inshuro 3. Niba upimye igikombe cy'umuceri, ubwo amazi ni inshuro 3 za cya gikombe wapimyemo umuceri. Ubwo rero ndashyiramo umufa uhagije, hanyuma dupfundikire turindire. Ushyiraho umufuniko ufataho neza kugira ngo
uze kuba ufite umuceri wawe uhiye umeze neza. Ngomba kongeramo n'ikindi kiyiko kimwe cy'umunyu kubera ko kugira ngo nyine umuceri wawe uze gushya ufitemo umunyu ukwiriye uhagije. Nyuma y'igihe kigeze nko ku minota 20 rero ku muriro ubanza ugateka ku muriro mwinshi, byageramo hagati noneho umuriro ukawugabanya ukaha wa muceri umwanya wo kumera neza. Ugenda unasa nkaho uwuvanga kugira ngo urebe yuko hagati hameze neza. Ubona ko rero ni umuceri wumutse umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite. Mu by'ukuri ubu ngubu umuntu yanarya. Reka rero mbere kuko jollof rice imeze tuyishyize aho tugiye guhita turya. Urabona ko ntabwo watukuye cyane nka kwa kundi mubona izindi jollof rice ziba zimeze. Ntekereza yuko ari ukubera ko ntabwo twabonye za poivron zitukura. Byibura uramutse uzibonye ushobora gushyiramo nka poivron nk'eshatu. Urumva ko iyo uzishyizemo rero bihindura ibara cyane, ugasanga umuceri wawe urasa neza. Nanze no gushyiramo inyanya nyinshi cyane ngo ngaho ngo nukugira ngo nkunde bitukure, kubera ko ibiryo birimo inyanya nyinshi cyane nabyo hari igihe usanga bitakaje uburyohe bwabyo. Ubwo rero muri technique ya jollof rice uramutse ubashije kubona poivron z'umutuku nizo wakoresha. Uramutse utazibonye wawuteka nk'uku kwanjye, mu by'ukuri uburyoshye cyane pe. Uyu muceri uraryoshye pe. Iyi jollof rice iraryoshye. Ibirungo urumva ko bigiye biringaniye, ntabwo nashyizemo byinshi cyane. Nta nubwo nanone kandi wumva yuko ari umuceri uraho usanzwe, urumva ko nyine ari umuceri udasanzwe uryoshye. Gusa uyu muceri uryoshye umeze neza ku buryo ntabwo uba ukeneye cyane ko wongera kuwukorera iyindi sosi. Uramutse ufite ikindi wawufatisha byaba bihagije. Nuko nguko rero jollof rice yacu yari imeze. Ndashimira cyane umuntu wampaye igitekerezo cyo kwitunganya, ni umwe mu bantu bankurikira. Niba nawe ushaka kuba wagira igitekerezo wangezaho, icyo wamvugisha cyangwa se icyo wambaza, icyo wakwifuza cyose kijyanye n'ibi ngibi nkora bijyanye no guteka, ushobora kunyandikira cyangwa se ukanampamagara ukoresheje adresse mba nashyize muri description box. Ni ukuvuga ngo munsi ya video mbanza nkandika ingredient cyangwa se ibiba birimo muri video ibyo mba nakoresheje. Hanyuma iyo maze kubyandika byose ibyo nakoresheje mu gukora indyo runaka mba natetse, munsi haba harimo adresse zanjye. Ibintu ni ibya mbere. Jollof rice hamwe n'inyama zumutse hamwe na kavoka. Ushatse washyiraho na salade, ushatse washyiraho n'izindi mboga ushatse. Byose byaterwa nuko ubishaka n'umwanya ufite mu gikoni. Ndabashimiye cyane rero, naho ubutaha n'ubundi twirira twitekera indyo zitandukanye. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace. Bye bye.